umugisha wo kwinjira muri kuno kwezi kwa gatandatu. Tega amatwi buno buhanuzi bwose bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Nta kintu cyiza nko kwinjira mu kwezi gushyashya nk'uku nguku ufite amakuru y'ijuru, ufite amakuru y'ijuru, utwaye amakuru y'ijuru, uzi icyo Imana iri kuvuga kuri uko kwezi twinjiyemo kwa gatandatu. Rero ubu butumwa bwose, buno buhanuzi bwose bwa kuno kwezi kwa gatandatu, ubwandika ahantu, ubugenderemo, ubusengeremo, ubuhagararemo. Ibi bintu byose uko bikurikirana, Imana yambwiye ngo uzabirebesha amaso yawe, uzabifatisha amaboko yawe, amaboko yawe azabyakira, ubuzima bwawe buzabibamo, ubuzima bwawe buzabyinjiramo. Ntabwo ari iby'undi, ni ibyawe. Mbasuhuze mwese kandi mbifurize amahoro n'imigisha biturutse ku Mana kugira ngo bibazeho. Ishimye Imana yongeye kuduha aya mahirwe. Imana yongeye kuduha aya mahirwe, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Kuba twongeye kuboneka hano, kugaruka hano, ntabwo ari ibintu navuga ngo bisanzwe, ahubwo ni ibintu bidasanzwe. Iteka ryose njya nkunda kubwira njyewe abantu bakurikira ibyigisho bitandukanye ntambutsa, njya nkunda kubabwira ngo iyo mbonye amahirwe yo gukorera Imana, yo kuvuga Imana, yo gusenga Imana, ayo mahirwe ndayubaha, ayo mahirwe ntabwo nyapfusha ubusa, ayo mahirwe nyakoresha neza. Imana ishimwe cyane. Rero nawe ndagusaba yuko wajya ukoresha aya mahirwe uhawe n'Imana yo kumva ubutumwa butandukanye butambuka hano. Jya uyubaha aya mahirwe, jya uyubaha. Hari abandi bayifuza ntibayabone, hari abandi bashobora kuba uyu munsi bari ahantu mu bitaro, barwaye barembye, badafite n'izo mbaraga zo kuba batega amatwi ngo bumve amagambo meza nk'aya ngaya y'Imana atambuka hano kuri uyu muyoboro, atambuka hano kuri iyi shene. Rero banyamuryango mwese mwahisemo kwiyandikisha kuri iyi channel, kuri uyu muyoboro, kuri iyi televiziyo, kugira ngo mujye mubasha kudukurikira umunsi ku wundi. Yumva z'abanyamuryango ni babandi bamaze gukanda subscribe, bakiyandikisha kugira ngo bajye babona notification iyo dushyizeho ikiganiro. Uriya iyo wakanze subscribe bihita bigufasha guhita umenya niba hari ikiganiro dushyizeho. Wowe utarabikora rero wakabikoze, ubwo ndabwira abashyitsi bageze hano bwa mbere urugo rwose rugira amabwiriza yarwo. Uru rugo rero narwo rufite amabwiriza yuko ugeze aha ngaha wese mu rugo rw'Imana, kugira ngo bigufashe kujya umenya amakuru y'ibiganiro twashyizeho, kuko n'ubundi iyi televiziyo ikintu ukwiye no kumenya nuko twe twibanda mu murongo w'iyobokamana gusa. Ntabwo uzatwumva turi mu matiku, ntabwo uzatwumva turi mu magambo aterekeranye. Twebwe twibanda gusa mu muyoboro w'iyobokamana, niho twashinze ibirindiro, niho dutegereje Kristo, twamamaza inkuru nziza Yesu Kristo. Naho nukanda subscribe kuri iyi shene, menya neza ngo ibyo uzumva hano gusa nibigendanye n'umurongo w'iyobokamana. Ariyo mpamvu umuntu abona ko iyi televiziyo ifite izina ryitwa Yesu Arakiza TV. Yesu Arakiza, twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Ubundi ni nacyo binasobanuye, twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu Imana yaduhaye inspiration cyangwa se ihishurirwa, iyerekwa ryo gushinga uyu muyoboro wa televiziyo kuri social media hano. Imana ishimwe cyane, ufite izina ryitwa Yesu Arakiza TV. Kora subscribe rero kuri iyi shene, ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi bitakugoye, utabanje kubaza ngo ariko ngo burya ngo nta kiganiro baba bashyizeho. Iyo wakanze subscribe biba byoroshye. Reba ahantu handi subscribe aho ngaho, iyo jambo ry'umutuku urikandeho, tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ndabakiriye rero, ndabakiriye mwese aho muherereye mu migabane itandukanye. Ndabifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Amahoro rwose n'imigisha bituruka ku Mana ndabibifurije mwese
aho mugiye muherereye. Uyu ni Prophète Bosco, jewe niko nitwa, ni Prophète Bosco, iryo zina ry'umuhamagara Imana mpamagariye. Prophète bisobanuye umuhanuzi, ndi umuhanuzi. Si ngombwa yuko abantu babimenya, nge mbyiyiziho. Imana ishimwe cyane. Narababwiye mu minsi yashize, ndababwira ngo niba umumotari utwara moto mu muhanda azi neza ko ari umumotari, umunyonzi akaba azi ko ari umunyonzi, utwara imodoka ari umushoferi akaba azi ko ari umushoferi, umufundi wubaka amazu akaba azi neza ko ari umufundi, iyo bashatse bubaka amazu bazana abafundi kugira ngo bubake inzu, umuyede akaba azi ko ari umuyede azafasha umufundi kugira ngo inzu yuzure, n'umuhanuzi aba yizi ko ari umuhanuzi. Ntabwo ari ngombwa rero yuko abantu ngiye babimenya ko ndi umuhanuzi, genda bizi ko ndi umuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu hari iryo zina Prophète. Imana ishimwe cyane. Sinje kwiyamamaza hano, sinje kugira ngo unyemere, oya, Kristo yaranyemeye biba bihagije. Si ngombwa ko abantu banyemera. Icyo ni nacyo buriya Imana igipfa n'abantu. Icyo nicyo Imana igipfa n'abantu, gisubiremo, ugasanga abantu barashaka kugira ngo bemerwe n'abantu kandi Imana itarabemeye. Birumvikana, ugashaka kugira ngo abantu bakwemere, nyamara Imana yo ubwayo ntirakwemera. Imana ntikwemera, yigeze nakwemera, sibyo? Ugashaka kugira ngo abantu bakwemere. Rero niba umeze gutyo, menya ngo n'ubundi bizarangira nta n'umwe ukwemeye, kubera ko Imana ntiyakwemeye. Ariko Imana iyo yakwemeye ikwemeza n'abantu. Imana reba umugisha cyane. Ndumva twibwiranye, ubwo namwe abashyitsi bageze hano bwa mbere mwanyibwira kugira ngo namwe ngende ndushaho kugenda amenya. Ariko ndabizi neza ko uko tuzajya turushaho kugenda tubana umunsi ku wundi, tuzajya turushaho kugenda tugirana ubusabane kugira ngo tumenyane nk'abana b'Imana. Uyu ni umuryango, ubundi mba nifuza yuko igihe kimwe tuzategura abanyamuryango mwese abakanze subscribe hano kuri iyi chaîne, hano kuri Yesu Arakiza TV, tukabitegura, tukazategura nk'umunsi nk'umwe, tukazicara nk'ahantu tukaganira, tukaba twajya tugakora nk'urugendo ahantu mu ntara, tugategura kugira ngo tujye kuganirirayo, dusangizanye ubuhamya, nk'ubuhamya bwawe nanjye ng'ubuhamya bwanjye, dukomezanye. Nuko abana b'Imana ubundi babagaho bagahana ubuhamya bukomezanye. Imana ishimwe cyane. Ubu ufite ubuhamya bwankomeza, nanjye mfite ubuhamya bwagukomeza, tugasangizanya ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Ukavuga uburyo Imana yabanye nawe, nanjye nkabikubwira, tugakomezanya, tukaganira, twarangiza tukanasangira. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu niba mubona ari byiza, nabyo mwazatwandikira aho muri comment, aho muri commentaire, mukabishyiramo, mukatubwira muti turashaka ko tuzahura nk'abanyamuryango bose b'iyi televiziyo, tugashaka yaba ari hoteli twategura tukajyamo tugasangiriramo, yaba ari urugendo tugategura tukajya gusura nk'ahantu. Icyo gihe wenda tukaba twanateguye n'umuntu runaka utishoboye, twasiga twubakiye nk'inzu, birashoboka, cyangwa se tukamuremera, tugasiga hari uwo dufashije, duhaye ibikoresho byo mu nzu. Byose byategurwa, kandi nyuma y'icyo gikorwa cyiza, nyuma y'uwo murimo mwiza dukoze nk'abana b'Imana, tukanicara ahantu tugasangira, tukamara gusangira tukaganira, tugasangizanya ubuhamya. Icyo gihe ndatekereza yuko harimo benshi bazaba banateze n'indege kugira ngo baze, kuko abantu bakanze subscribe kuri iyi chaîne ntabwo ari abo mu Rwanda gusa, oya, saba ari mu Rwanda gusa, hari abari Burayi, hari abari muri Amerika, hari abari mu bihugu by'Abarabu. Icyo gihe n'abari mu bindi bihugu byo hanze, namwe byabasaba yuko mutega indege mukaza, tugahura, tugasabana. Ubu harimo nk'abantu babifuza kumbona imbona nkubone bitari hano online gusa. Imana ishimwe cyane. Usibye ko nyine wenda nk'abantu bari hanze mushonje muhishiwe, ibyo rwose mubimenye, mushonje muhishiwe. Ndabizi ko Imana igiye gushyiraho inzira, Imana igiye gushyiraho uburyo kugira ngo dutangire dukore n'ibiterane byo hanze. Imana igiye gushyiraho uburyo, Imana igiye gushyiraho inzira, dukore ibiterane byo hanze. Abari i Burayi tuze dukore ibiterane, abari muri Amerika, abari mu bihugu by'Abarabu, abari za Australia, Imana igiye gushyiraho uburyo, tuze noneho mumbone imbona nkubone, mbasengere turi kumwe. Byose Imana izabikora. Imana ishimwe cyane, kubera ko kwizera kurarema, kandi tuba tubyumva ko Imana irimo idutwara aho hantu. Zimwe mu mpamvu mba mbidekaraye nkabivuga nuko mba mbyumva mu isi y'umwuka, mba mbyumva mu isi y'umwuka yuko ayo marembo Imana iri bugufi kuyafungura. Ayo marembo, iyo miryango iba yegereje kugira ngo Imana yikingure. Ndabyumva mu isi y'umwuka rero yuko izo ngendo zivuga butumwa nazo zigiye gukinguka,
ni vuba cyane rwose zigiye gukinguka, ndabyumva. Imana igiye kudukingurira inzugi z'ivugabutumwa, amarembo agiye kuguruka, tuze i Burayi tuvuge ubutumwa, tuze muri Amerika tuvuge ubutumwa, tuze muri Australia tuvuge ubutumwa, tuze mu bihugu by'Abarabu nabyo tubigeremo tuvugemo ubutumwa. Ayo marembo, iyo miryango igiye gukinguka vuba bidatinze. Turaje mu izina rya Yesu, turaje, ahubwo mutwitegure, turaje mu ivugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyumva ko hari abantu Imana igiye gukoresha, hari abantu Imana igiye guhagurutsa, ibi bintu babyinjiremo, babitegure. Twebwe muduhamagare gusa, mutubwire muti se mukozi w'Imana waboneka ryari, waza kuyihe tariki, waza mu kuhe kwezi, nanjye nicare ndeyo kuri tayimutebo yanjye mbabwire nti naza mu kwa 8, naza mu kwa 9, naza mu kwa 10. Mwebwe nimutegura igiterane aho ngaho, ubundi nge nditeguye, ndaje kuvuga ubutumwa, kuko nicyo nahamagariwe. Imana yampamagariye kujyana ubutumwa mu mpande z'isi hose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ko rimbwira ngo nimujyane ubutumwa bwiza impande z'isi hose, i Yudaya, i Samariya, no kugera ku mpera z'isi, ngo uzizera wese agakenera kubatizwa munamubatize. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Rero ndabyumva mu isi y'umwuka ko hari abantu Imana igiye gushyiramo uwo muhamagaro wo gutegura mwene ibi bintu, gutegura ibiterane ku mugabane w'Uburayi. Abantu bishyire hamwe, baba 2, baba 3, yaba ari umuntu umwe, yisharije adutegurire aho ngaho i Burayi, aho utuye, uganirize bagenzi babwira uti hari umukozi w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda tugiye gutumira, akaza hano i Burayi, akaza kuvuga ubutumwa, akaza gusengana natwe. Nditeguye, ndahari nditeguye. Nimubitegura nzaza, kandi wowe nutabikora hari undi Imana igiye gushyiramo uwo mutwaro kugira ngo ategure icyo kintu. Warubizi neza ko buriya ushobora guhaguruka uri umuntu umwe ukabera umugisha abandi? Icyo uracyumva? Ushobora guhaguruka uri umuntu umwe akaba ari wowe Imana iha uwo mutwaro, ugafata iyo sharije ugategura icyo kintu, banyumvane ukagitegura neza, ukabera umugisha abandi bantu muturanye aho ngaho muri ako gace. Kandi wabiteguye uri umuntu umwe, cyangwa se mwabiteguye muri abantu 2, ugasanga bigiriye abandi umugisha. Imana reba umugisha cyane. Ndatekereza ko ibyo bintu nabyo bigiye kubaho cyane. Ndabyumva ko uwo mutwaro Imana igiye kuwuhereza abantu kugira ngo bawugire uwabo, hanyuma noneho ubundi umuriro wake. Icyo gihe umuriro uzaka pe. Imana izatsa umuriro ku migabane yose itandukanye y'isi. I Burayi Imana izatsayo umuriro. Imana ishimwe cyane, kandi azaba ari umuriro w'ububyutse. Muri Amerika Imana izatsayo umuriro w'ububyutse. Mu bihugu by'Abarabu Imana izatsayo umuriro w'ububyutse. Za Australia Imana izatsayo umuriro w'ububyutse, kubera ko ayo masezerano ndayafite rwose. Ni amasezerano ngendana yuko nzajyana ubutumwa mu mpande z'isi hose. Amerika nzajyayo, i Burayi nzajyayo, Australia nzajyayo, mu bihugu by'Abarabu nzajyayo. Ni amasezerano ndyamanye hano, ndayafite. Imana yampaye yuko mu muhamagaro yampamagariye yuko ngomba kuzenguruka isi yose njyana y'ubutumwa bwiza, nkoresha ibiterane bitandukanye kandi by'ububyutse, abantu bagakiriramo, abantu bakabohoka, abantu bagahura n'Imana. Ayo masezerano turayafite, Imana yaduhaye, turayagendana. Imana ishimwe cyane, kandi ndabyumva ko mu isi y'umwuka igihe cyo gusohora kw'ayo masezerano kiregereje. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu mubona ndi no kubivuga mubona nezerewe nishimye, nuko mbyumva mu isi y'umwuka yuko icyo gihe cyabyo kiregereje. Sinzi rero n'impamvu ibi bintu nkomeje kugenda mbitindaho cyane, kandi sibyo nateguye. Ubundi ngewe nje hano nje kurekura ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 6. Murabona ko twamaze kwinjira mu kwezi kwa 6, twakugezemo. Rero mwuka byaramwe, ngewe nje hano kurekura ubuhanuzi bwose uko Imana bumpaye bwa kuno kwezi kwa 6. Rero ibi bindi biri kugenda biza, ariko nta kundi nyine. Imana buriya niho yivugiye mu ijambo ryayo ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana ngo nibo bana b'ikibi Imana. Gibundi yo ndahanga nemerera Imana kugira ngo abari yimvugiramo, abari yo inyobora. Sinyoborwe n'ubwenge bwanjye, sinyoborwe n'amarangamutima yanjye, ahubwo nkore ugushaka kw'Imana. Ndari Imana ndumva ikomeza kumbwira ngo igihe kiregereje cyo kugira ngo abari ku mugabane w'Uburayi tujyaneyo ubutumwa bwiza, cyo kugira ngo abari muri Amerika tujyaneyo ubutumwa bwiza, cyo kugira ngo abari mu bihugu by'Abarabu tujyaneyo ubutumwa bwiza, cyo kugira ngo abari za Australia tujyaneyo ubutumwa bwiza. Ikindi icyitonderwa, ndumva Imana imbwira ngo hari abantu Imana igiye gushyiramo uwo mutima wo gutegura. Mutegure, yaba ari umuntu umwe uri i Burayi ku mugabane w'Uburayi, yicare ategure, akore plani yose
yo kugira ngo icyo giterane kibe, ategure aho kizabera, ategure gahunda zose uko zizagenda, narangiza tumenyesha, tubwire ati mukozi w'Imana twaguteguriye ngwino mwivugabutumwa, nanjye nzaza. Imana ishimwe cyane kandi bizagenda neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibintu bizagenda neza, umuriro wake hariya hawe y'ububyutse, abantu bakira, abantu babohoka, abantu bahure n'Imana. Imana ishimwe cyane. We wambonaga hano online ukeneye ko tubonana, none mbona nkubona, icyo gihe tuzaba dufite umwanya urambuye, dukore za counseling, dukorera abantu counseling, dutega amatwi abantu, tubumve, abantu bazana ibyifuzo, tubasengere, dufite umwanya uhagije wo guhagarana namwe mu buryo bw'amasengesho. Rero mw'abantu mwe, Imana imaze iminsi ishyiramo uwo mutwaro, dore n'uyu munsi Imana yongeye kubisubiramo, mushyire mu bikorwa uwo mutwaro Imana imaze iminsi ibahereza, kugira ngo mutegure ibi biterane, mudutumire tuzi, mubitegure hakiri kare, ejo mutazasanga ndi busy, mukaba mwampamagara mugasanga hari ahandi Imana yanyerekeje. Imana ishimwe cyane, kuko ngewe nta munsi n'umwe wakwira ntarimo nkorera Imana. Uko niko kuri ku bantu wenda tuziranye, tubana umunsi ku wundi, abantu tubana umunsi ku wundi barabizi ko nta munsi washira ntibijya binabaho, kuva igihe nahamagariwe n'Imana, nta munsi washira ntarimo nkorera Imana, ntari mu murimo w'Imana, ntibyakunda. Nanjye ngiye no kuryama ngo bisinzirize ntibyakunda, kuko umuhamagaro wonyine urampushinga, uransunika, ukambwira ngo vuga ubutumwa, ntibyankundira. Niyo mpamvu buriya mbabwira ngo umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane ku bantu b'Imana. Reka nikomereze, iryo niyerekwa ukwaryo ryari ritambutse. Reka nikomereze, ndashaka ko buri muntu wese Imana ihaye amahirwe yo kwinjira mu kwezi kwa gatandatu, atega amatwi buno buhanuzi bwose bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Nyakugira Imana, nshuti y'Imana, mwana w'Imana, wowe Imana ihaye umugisha wo kwinjira muri kuno kwezi kwa gatandatu, tega amatwi buno buhanuzi bwose bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Nta kintu cyiza nko kwinjira mu kwezi gushyashya nk'uku nguku ufite amakuru y'ijuru, utwaye amakuru y'ijuru, uzi icyo Imana iri kuvuga kuri uko kwezi twinjiyemo kwa gatandatu. Rero ubu butumwa bwose, buno buhanuzi bwose bwa kuno kwezi kwa gatandatu, ubwandika ahantu, ubugenderemo, ubusengeremo, ubuhagararemo, ibi bintu byose uko bikurikirana, Imana yambwiye ngo uzabirebesha amaso yawe, uzabifatisha amaboko yawe azabyakira, ubuzima bwawe buzabibamo, ubuzima bwawe buzabyinjiramo, ntabwo ari iby'undi, ni ibyawe wowe ufunguye iyi video. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Gusenga rero, twamaze gusenga, ndagira ngo mpite ninjira noneho mu buhanuzi nyirizina bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Uwiteka Imana yambwiye ibintu bikomeye. Ibi bintu impamvu mvuze ko bikomeye bavandimwe, buriya ushobora kubwirwa n'umuntu ijambo, ejo ugasanga rya jambo akubwiye ntarihagazeho ngo asohoze icyo yakubwiye. Ariko Imana yo icyo gikundira, amagambo ivugana natwe abakomeye, amagambo Imana ivugana natwe abakomeye. Ibi bintu rero Imana yambwiye birakomeye cyane. Ibi bintu bigiye kuba muri kuno kwezi kwa gatandatu, bikubiye muri buno buhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu, birakomeye. Ijambo birakomeye. Impamvu ndi kubisubiramo cyane nuko nzi neza ko Imana irindi ijambo ryayo kugeza igihe irisohoreje. Ntabwo Imana ishobora kuvuga ijambo itazi neza ko izarisohoza. Ivuga ijambo izi neza ko ikivuze, ikivuye mu kanwa kayo izagisohoza. Rero wubahe cyane buno butumwa, wubahe cyane buno buhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Haleluya, haleluya. Ndahera rero kuri iki kintu, aho Imana yambwiye ikintu gikomeye. Irambwira ngo muri uku kwezi kwa gatandatu Imana birashaka kugarurira umuntu wese ikintu yanyazwe. Iki kintu nkimara kucyumva, iryo jwi ry'Imana nkimara kumva rimbwiye kuri ayo magambo,
umutima wanjye waguwe neza, umutima wanjye wishimye, nezererwa Imana ko buri kintu cyose cyanjye shitani cy'umugisha yari yaranyaze, nshima Imana ko ngiye kukigarurirwa muri kuno kwezi kwa gatandatu. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bamaze igihe bagenda ariko hari ibyo banyazwe. Waranyazwe urushako rwawe, urugo rwawe rwaranyazwe, wanyazwe umugisha wawe, wanyazwe ubwenge mu ishuri, wanyazwe igikundiro cy'Imana, wanyazwe umubiri muzima, shitani agusigira umubiri urwaragurika. Mbese waranyazwe, wanyazwe amafaranga, wanyazwe ubutunzi, shitani yaraje arakwibasira n'abambari be barakunyaga, bagusiga iheruheru, bagusiga uhagaze aho ngaho, bagusiga uri empty, barakunyaga, bagutwara ikintu cyitwa umugisha cyose, bagusiga uri zezenge, bagusiga warazezengeye hanze, bagusiga uri inzahari warazahaye. Hari abo mujya mwumva ngo ni inzahuke, kuvuga ngo Imana iba yarabazahuye ibakuye mu buzahari. Hari igihe shitani rero agusiga uri inzahari, akakuzahaza kweri, ugasigara uri inzahari, ugasigara mbese nta hepfo nta haruguru, nta cyerekezo, nta cyizere cyo kubaho. Mbese shitani akakunyaga, agusiga iheruheru, ugasigara uri vide. Ariko amakuru meza mbazaniye bavandimwe, muri ubu buhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu, Imana yambwiye ngo uku kwezi kwa gatandatu ngo icyo wanyazwe cyose na shitani, Imana igiye kukikugarurira. Urakigarurirwa muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ibi ntabwo biza kugombera ngo warize amashuri menshi, ntibigombera ngo ufite imiryango ikomeye, ntibigombera ngo ufite bene wanyu bafite amafaranga. No, ni Imana itarobanura ku butoni. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu mahanga yose umuntu wese ukora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Imana mbisubiremo, ntabwo irobanura ku butoni. Upfa kuba gusa uyubaha, upfa kuba gusa uyemera, upfa kuba waramenye izina ryayo, upfa kuba ugendera mu mugambi w'Imana, upfa kuba wizera Imana, upfa kuba ugendera mu murongo wo gukiranukira Imana, upfa kuba wubaha Imana, upfa kuba utijandika mu byaha, upfa kuba urimo ukora ubushake bw'Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki. Imana yakuntumyeho muri ubu buhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Mwene data, nshuti yanjye, muvandimwe, aha ndahatinda cyane, dore turacyari no mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Guhera kuri aya matariki abanza ya kuno kwezi kwa gatandatu dutangiye, nshuti y'Imana unkurikiye, wowe uri munyumva, Imana igiye kukugarurira buri kintu cyawe cyose cyari cyaranyazwe. Ibyo abadayimoni bakunyaze biragaruka, ibyo abarozi bakunyaze biragaruka, umugisha wawe abarozi batwaye uragaruka, urushako rwawe abarozi batwaye ruragaruka, urugo rwawe abarozi bangije ruragaruka mu izina rya Yesu. Amafaranga yawe shitani yakunyaze aragaruka, ifeza n'izahabu watwawe na shitani biragaruka, umugisha wawe wanyazwe uragaruka, amagara yawe mazima abarozi batwaye, shitani yatwaye ahagusigira umubiri urwaragurika, amagara yawe mazima aragaruka, umubiri wawe muzima uragaruka. Umva, hehe no kongera kunyagwa, hehe no kongera gutakaza umugisha, hehe no kongera kunyagwa ibyo umaze kugeraho. Dufite abantu bagiye bari bafite ahantu bageze, ariko shitani aragenda arabanyaga, ateza akavuyo, ateza akajagari, ateza ibihombo, ateza inyatsi mu buzima bwanyu. Muragenda murahomba, muragenda mwikubita hasi, banke ziraza ziteza cyamunara imitungo yanyu, ubutunzi bwanyu buragenda burayoyoka kubera impamvu zo kunyagwa na shitani ndetse n'abambariye. Ariko Imana yambwiye ngo ntimwarekuye Imana, mwakomeje kuyizera, mwakomeje kuyikorera, mwakomeje kuyiringira. Niyo mpamvu nayo uku kwezi kwa gatandatu ngwije kubagarurira. Imana ije kugarura buri kintu cyose mwanyazwe cy'umugisha. Imana irakigaruye, irakigaruye, kiragarutse. Ese wamfasha ukarambura ibiganza byawe ukampera Imana icyubahiro? Ngusabe, wamfasha ukazamura ibiganza byawe ukampera Imana icyubahiro? Ese buno buhanuzi urimo urabwakira, wihuje nabwo? Saga hato pe, niba wumva utari mu byakira urorere, ariko umuntu urimo wumva yihuje nabyo akaba ari mashima Imana ko icyo yari yaranyazwe cyose Imana ikimugaruriye mu kwezi kwa gatandatu twinjiyemo. Ndagusaba guhita unumva n'iri jambo Imana yampaye riri hano. Bana ishimwe cyane.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Iri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, igitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Yoweri nawe ni umuhanuzi buriya ku batari babizi. Turasoma muri Yoweri ibice 2, turasoma n'umurongo wa 25 niho tugiye guhera. Yoweri ibice 2 turasoma duhereye ku murongo wa 25. Haranditse ngo, nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu. Niyo nagarukira aho ngaho ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu. Iyo hajemo ijambo gusumbushwa, iri jambo twarisobanura mu buryo bwagutse cyane, si umwanya wo gusobanura kuri iri jambo, ahubwo ni ukugira ngo mbahe rino jambo rya gihanuzi ririmo rishyigikira buno buhanuzi bukumanukiye muvandimwe bw'iby'Imana igiye gukorera ubuzima bwawe muri kuno kwezi kwa 6. Imana iravuze ngo izagushumbusha imyaka yawe yariwe n'inzige, ibyawe byariwe n'inzige. Urabyumva neza ko aba bantu bari barahinze, bamaze guhinga imyaka yabo iraza ibibwa n'inzige. Ibaza umuntu kujya mu murima agahinga, yamara guhinga yajya kwitegura gusarura agasanga inzige zaragiye zijya muri ya myaka zirayirya. Uzi guhinga ukuntu bivuna? Uzi gufata umwanya ugahinga ugategereza ko bizera? Uzi ukuntu bivuna? Ku bantu wenda bagize umugisha wo guhinga, ko guhinga nabyo si umuvumo, ntago ari umuvumo. Guhinga si umuvumo nshuti yanjye. Nta bahinzi bahari twabona hehe ibiryo? Ntabwo guhinga ari umuvumo. Harimo n'abantu njya mbona ugasanga arahangaha muri Kigali, ngo Mana ndagushimira ko wankuye muri baraba dayimoni bo mu cyaro. Dayimoni bo mu cyaro? Icyaro cyarakureze urakura, none ugeze muri Kigali utangiye kumva ko abari mu cyaro ari mu badayimoni? Ntago ari mu badayimoni. Mugiye muhamya Imana neza. Imana agize neza kuba yarakuzanye muri Kigali, ariko abari mu cyaro hariya ntabwo ari mu badayimoni nshuti yanjye. Kuba bagihinga bakiri ku isuka ntabwo ari abadayimoni. Ubuhinzi nabwo ni umugisha. Uzaze nkwereka abantu bakijijwe n'ubuhinzi. Uzaze nkwereka abantu bagemura za toni hano muri za Kigali imyaka. Wanamubwira indi business ahaguseka cyane, akumva nta yindi business yakora usibye business y'iki? Y'ubuhinzi. Uranyumva rero Bibiliya ivuze iki? Ngo imyaka yanyu yariwe n'inzige. Imyaka yanyu yariwe n'inzige, ibyanyu byariwe n'inzige. Imana ngo igiye kubashumbusha. Ibaza umuntu guhinga, yamara guhinga byakwera inzige zikaza zikabitwara byose, zikabirya byose. Mbega gahinda, mbega amarira, mbega kumva ucitse intege, mbega kumva waravunikiye ubusa. Ni nko kuhira ubusa, ni ukuvunikira ubusa. Rero shitani we biramunezeza iyo abona uvunikira ubusa. Shitani aranezerwa n'abambari be, birabanezeza iyo bagusize uri empty, iyo bakunyaze bakanyaga umugisha wawe bakawutwara, bakagusiga uri empty, bakagusiga uri vide, bagasiga ntacyo ufite, bagasiga mbese urize zenge, warazezengeye aho ngaho, nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, uri aho ngaho usengera mu maganya. Mana waranyanze. Kandi mwene abo bana kenshi shitani aba yaranyaze, yarasahuye, uzasanga n'amasengesho yabo abara yamaganya. Ariko Mana umpora iki? Abandi wabahaye umugisha, abandi wabahaye akazi, abandi wabahaye amafaranga, ariko Mana ngewe nirirwa ngo senga guhera ku munsi wa mbere. Mana ngewe waranyanze, Mana unyangira iki? Mana umpora. Ntabwo Imana ikwanga, waranyazwe. Ntega amatwi nkubwire muvandi, ntega amatwi nkubwire. Wenda wahuye n'abahanuzi b'ibinyoma baragutuburira, genda kubwiza ukuri. Ntabwo Imana ikwanga. Nongere ngusubiriremo nguhanurire muri kuno kwezi kwa 6 dutangiye. Ntabwo Imana ikwanga. Hindura imisengere yawe, hindura kwizera kwawe. Ku kwezi kwa 6 va mu maganya, va mu masengesho y'amaganya. Rekeraho kuganyirizwa. Hamya ko Imana igukunda, hamya ko Imana igukunda, atura ko Imana igukunda, atura ko iby'Imana ikugambirira hari ibyiza atari bibi. Ntabwo Imana ikwanga.
Imana iraguteza ibihombo ngo biyimarire iki? Imana irakwima urubyaro ngo abo bana ibamaze iki? Imana iragufungira umugisha w'urugo rwawe ngo uwo mugisha umaze iki? Shitani niwe mubi. Shitani ngo yaje kwica, kwiba no kurimbura. Iyo niyo target, iyo niyo ntumbero ya shitani. Shitani niwe mwambuzi. Shitani ajyaza akagusahura, akakwiba, agatwara umugisha wawe, agatwara amahirwe yawe, ugasigara uri vide kandi usenga kandi uhora imbere y'Imana, ariko waranyazwe utabizi. Abo bantu rero bari baranyazwe. Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa gatandatu Imana igiye kubagarurira imigisha yanyu. Icyo wanyazwe cyose kiragaruka. Ikintu cyose cyawe shitani n'abambari be banyaze, Imana irakigarura. Imana irakikugarurira. Iyo mpamvu Imana duhaye rino jambo riri mu gitabo cya Yoweli, muhanuzi Yoweli, ibice 2:25, ngo nzabashumbusha cyangwa se nzabagarurira imyaka yanyu yariwe n'inzige na za kagungu. Giye Uwiteka Imana ngo ngiye kwibagarurira. Oh haleluya. Ubutunzi bwawe bucaho giye kugaruka. Ibyo wanyazwe byose, ibyo wambuwe byose bigiye kugaruka. Imana irabigaruye. Ahubwo witegure kubyinjiramo, witegure kubyakira. Ntiwiremereze, ntiwigagaze. Dufite abantu bigagaza, dufite abantu bigira abahatari. Ngo ibyo ni ibipindi, ngo ibyo ni ibinyoma. Dufite abantu bandika za comment mbi zitukana. Ibyo ni ibinyoma, ngo ni ibipindi, ngo nukutumotiva. Ntabwo Imana ikumotiva. Ntabwo turangaho kumotiva. Ntabwo turangaho gutera igipindi. Turakubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turakubwira ko Imana ifite ubushobozi bwo kukugarurira ibyo wanyazwe. Ndakubwira ko Imana ifite imbaraga zo kuba yakwambura Satani umugisha wawe ikawuguha. Kandi ubwo yaza kuba ari umuhanuzi ukubwira ngo ugiye gupfa, nibwo wari bubyumve cyane. Ariko Imana irakubwira ngo igiye kwambura Satani umugisha wawe iwuguhe. Imana igiye kwambura abadayimoni umugisha wawe batwaye iwuguhe. Ntabwo uri mu byumva, ariko ejo nibaguhanurira ko ugiye gupfa uzara udasinziriye. Urupfu rwahe? Ntaho ugiye, uri uwo kubaho. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzagira gute? Nzarama. Bariya baguhanurira impfu ujye ubabwira ngo nibapfe nabo. Nabo nibapfe, wowe ukomeze ubeho. Ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kurama. Ndakumenyesha ko muri uku kwezi kwa gatandatu, ndugu yangu, nshuti yanjye, muvandimwe, nutabyakira genda byakira. Ikintu cyanjye cyose shitani yanyambuye, umugisha wanjye wose shitani yantwaye, uku kwezi kwa gatandatu ndawugarurirwa. Ndongera kuwusingira, ndongera guhabwa amahirwe yanjye, ndongera kwinjira mu mugisha yanjye. Ndashaka kwakira abantu bagifitiye Imana icyizere, abantu basohotse mu maganya, abantu basohotse mu marira, abantu bakiriye imvugo y'Imana ku buzima bwabo, abantu barimo bumva buno buhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu bakumva ari ubwabo. Ndashaka abo bantu, nimushaka mube murenga na 2 miliyoni, mwandikaho muri comment, mujye muri commentaire mwandike muvuge ngo twitwa runaka, turashima Imana ivuganye natwe, twihuje na buno buhanuzi, turabwakiriye buno buhanuzi, turashimira Imana itugaruriye ibyacu byose shitani yari yaranyaze, shitani yari yaratwaye. Turashimira Imana igaruye umugisha wacu muri kuno kwezi kwa gatandatu. Mwiyandikire mwaho ngaho rata, mwandikaho muri commentaire, mushime Imana, muhamye Imana, muyishimire, mubidekarare kandi mubyandike munabyizeye. Imana ishimwe cyane. Muraje murebe uku kwezi kwa gatandatu, ndakubwiza ukuri, ababipinze, ababisuzuguye, abatarimo babikora nkuko Imana bivuze, kazi kanyu. Mugiye gutabarwa bose babireba, mugiye gusubizwa n'Imana bose babireba. Abagusuzuguye, amaze igihe bagupinga, amaze igihe bakubaza ngo Imana usenga iri hehe, bagiye kubona Imana wasenze, bagiye kubona Imana wakurikiye iyo ariyo. Bagiye kubona ko Imana itabeshya, bagiye kubona ko Imana yaguhaye amasezerano ariyo kwizerwa, bagiye kubona ko Imana wakurikiye atari pirate, atari ikinyoma. Bagiye kubona ko Imana mumvugire ngo Imana, bagiye kubona ko Imana usenga ijoro n'amanywa ariyo kubahwa, ariyo kwizerwa, atari bayari. Iragarura umugisha wawe wose wanyazwe, niko Imana yambwiye. Muri uku kwezi kwa gatandatu urawugarurirwa, urawubona, urawuhabwa. Komeza gushimira Imana mwaho muri commentaire, komeze wandikira Imana uyibwire ngo Mana, turagushimira ko utugaruriye ibyo twanyazwe muri uku kwezi kwa gatandatu twinjiyemo. Ikindi kintu cya kabiri, nacyo ukibike mu ndiba y'umutima wawe. Imana yambwiye
kizaba muri kuno kwezi kwa gatandatu. Mwibuke neza ko ubu ni ubuhanuzi ndi gutambutsa bwa kuno kwezi kwa gatandatu twinjiyemo. Amina, haleluya, amina, haleluya. Ubu ni ubuhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo nunabwumva uze kubuhanahana, mu buhanahana usunikire mugenzi wawe, iyi link uyisharinge, uyigeze ku mubare munini w'abantu benshi babashe kumva amakuru y'ijuru, babashe kumva icyo Imana irimo ivuga, icyo Imana iri kuvuga kuri kuno kwezi kwa gatandatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma ndagera kuri iki kintu cya kabiri kindi kigendanye no guhumanuka. Imana yambwiye ngo ije guhumanura ubuzima bwacu muri uku kwezi kwa gatandatu. Mu bintu ugomba gutegereza kwakira no guhumanuka birimo. Umuntu uhumanuka rero ni wari warahumanye. Ikintu kibabaje uko Imana bisobanuriye, hari nk'abantu bazi igihe bagenda batazi ko banahumanye, agahora yihagararaho ngo njyewe ngo wapi ngo ntabwo nahumanye, kandi nyamara warahumanye ntiwabimenya. Warahumanye, abarozi baraguhumanyije, niyo mpamvu ntacyo wakira, niyo mpamvu ntacyo ubona, umugisha wose ubonye urayoyoka. Baraguhumanyije, bakuroza inyatsi. Mwari muzi neza ko uyu munsi abarozi bageze ku rwego baroga n'inyatsi, ugasanga bakuroza inyatsi, baroza inyatsi ibiganza byawe kugira ngo ifaranga ryose utoye, ifaranga ryose ubonye riyoyoke, ifaranga ryose wakiriye mu biganza rigenda utazi uko rigiye, kubera ko ibiganza bya maboko yawe barayahumanyije, bakuroza inyatsi. Dufite abantu baroza inyatsi, bahora n'inyatsi zitarangira. Dufite abantu abarozi baroza indwara, usanga urahorana uburwayi budakira, indwara zakubayeho chronique. Dufite abantu baroza icyangiro, bahora n'icyangiro kitarangira. Dufite abantu bahumanyijwe, baragenda ariko barahumanyijwe ntibabizi. Mwumva amakuru meza, mwumva ubuhanuzi bumanutse, mureke babandi bagenda baravangiwe, bahanura barangamutima yabo, badahanura iby'Imana ivuze. Ndahanura iby'Imana ivuze kuri kuno kwezi kwa gatandatu. Umva uko Uwiteka Imana ambwiye kuri uku kwezi kwa gatandatu. Imana yambwiye ngo umuntu wese wagendaga yarahumanyijwe, waba ubizi waba utanabizi, Imana iraguhumanura. Imana ngo imanuwe no guhumanura abari barahumanye. Kandi ikintu Imana iri bukore, Imana iraza kugenda igere ku isoko hahandi wahumaniye, Imana iraza kugerayo. Niba ari n'umurozi cyangwa umurozikazi waguhumanyije, Imana iraza kumugeraho imubaze ngo kuki wahumanyije umuntu wanjye, kuki wahumanyije umwana wanjye. Nirangiza igukureho amahumane yose, iguhumanure. Nimara kuguhumanura utangire kwinjira muri gakondo yawe y'umugisha, utangire gusingira umugisha w'Imana. Nyumva neza rero, Imana ije guhumanura, byature cyane, byatuze ururimi rwawe, byatuze akanwa kawe. Vuga ngo muri uku kwezi kwa gatandatu ninjiyemo, ndashimira Imana kwije kumpumanura, ndashimira Imana kwije kumpumanura. Umva, Imana iraza guhumanura abana bawe, irahumanura urugo rwawe, irahumanura imishinga yawe, irahumanura business zawe, na business zawe Imana iraza kuzihumanura. Dufite n'abantu business zabo zarahumanye. Anyumva neza muvandi? Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ahantu hose wahumanye, aho abarozi baguhumanyirije, aho abadayimoni baguhumanyije, aho imyuka mbi yaguhumanyirije, Imana y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu iraguhumanura. Urahumanuka mu izina rya Yesu. Imana iraguhumanura. Hari imbaraga z'Imana zihumanura, hari ubutware bw'Imana buhumanura, hari ubushobozi bw'Imana buhumanura, hari itegeko ry'Imana ryakugeraho ugahumanuka. Ugiye guhumanuka mu izina rya Yesu. Imana irahumanura abana bawe, irahumanura urugo rwawe, irahumanura imishinga yawe, irahumanura amazina yawe. Reka dusomere ijambo. Haleluya. Dusomere ijambo. Turarisanga hano mu gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri, Abami ba kabiri. Turasoma hano mu Bami ba kabiri, ibice bibiri, murongo wa 19. Abami ba kabiri, ibice bibiri, turasoma n'umurongo wa 19. Haranditse ngo, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu,
nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Eliya yavuze. Aya ni amazi yari yarahumanyijwe, biba ngombwa ko umuhanuzi w'Imana Elisa afata umwanya wo kujya ku isoko ahari harateje ikibazo. Yagezeyo nk'umuhanuzi uriho umwuka w'Imana, aragenda agera ku isoko y'amazi, ngo afata umunyu, arangije awusuka kuri iyo soko y'amazi, ngo amazi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amazi, ngo ahera ko arahumanuka. Aya mazi yahumanye, aya mazi yari yarahumanye Elisa, umuhanuzi Elisa yahumanuye, asobanuye iki mu isi y'umwuka? Aya mazi yari yahumanye asobanuye ubuzima bwawe. Hari igihe nawe ugenda ubuzima bwawe bwarahumanye, abarozi barabuhumanyije, abadayimoni barabuhumanyije, urugo rwawe rwarahumanye, abana bawe barahumanye, ibyo ukora byose byarahumanye, nta mugisha wakira, nta mahirwe ubona, n'ibyo ugezeho byose bikayoyoka, n'umugisha wose wakira ukagucika. Ibihombo byose bikuzura iwawe, inyatsi ni zose, indwara ni zose mu buzima bwawe. Mbese warahumanye, baraguhumanyije. Banyumva neza? Sinza gutinda ku baguhumanyije, ndatinda cyane kuri ubu buhanuzi bukumanukiye, bukubwira ko Imana mu kwezi kwa gatandatu ikizanye Imana mu buzima bwawe ni ukuguhumanura. Iraguhumanura rero. Bibiliya iratubwiye ngo Elisa aragenda ajya ku isoko y'amazi, ku isoko y'amazi amishamo umunyu, arangije ngo arahanura, aravuga ngo uhereye none aha, aya mazi ntabwo azongera guhumana ukundi, aya mazi arahumanutse. Umva rero ko Uwiteka Imana avuganye nawe uyu munsi. Ntabwo ari Elisa uri mu bihanura, uyu munsi ni Bosco uri guhanura. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni Profete Bosco urimo guhanurira, ntabwo ari Profete Elisa. Igihe cya Elisa cyararangiye. Imana ishimwe cyane. Ndaguhanuriye nanjye uyu munsi, ndaguhanuriye. Ni igihe Imana icishijemo buno buhanuzi, wowe uri mu nyumva, mpanuriye ubuzima bwawe, ndaguhanuriye uhereye none muri kuno kwezi kwa gatandatu utangiye, ntabwo ubuzima bwawe buzongera guhumana ukundi, ntabwo urugo rwawe ruzongera guhumana ukundi, ntabwo abana bawe bazongera guhumana ukundi, ntabwo imishinga yawe izongera guhumana ukundi, ntabwo business zawe izongera guhumana ukundi. Haleluya! Ntabwo amazina yawe azongera guhumana ukundi. Uhereye ryari? None muri kuno kwezi kwa gatandatu dutangiye, ntabwo uzongera guhumana ukundi. Ibi ndabihanuye, nguhanuriye mpagaze mu ijambo ry'Imana, nguhanuriye mpagaze mu mavuta y'Imana, nguhanuriye mpagaze mu izina risumba n'amazina yose rya Yesu Kristo. Ntabwo uzongera guhumana ukundi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Elisa akimara gusuka umunyu hariya ku isoko y'amazi, ngo arahanura. Abantu mujya mupinga ubuhanuzi buriho. Ubuhanuzi burakora. Ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane. Ntuzagere ku rwego rwo gupinga ubuhanuzi. Ntabwo abahanuzi bose bavangiwe, inshuti yanjye. Imana iracyavuga kandi Imana iracyakora. Imana ishimwe cyane. Eliya ngo arangije arahanura, ku ijambo ritubwiye ngo arahanura, aravuga ngo uhereye none ntabwo aya mazi azongera guhumana ukundi. Imana ihumanuye aya mazi. Guhumana kose Imana igukuyemo. Amahumane yose yarari muri aya mazi Imana yakuyeho. Imana niko nanjye mbwiye aka kanya. Imana irambwiye ngo uhanurire. Umva, mpanuriye ubuzima bwawe. Wowe uri mu nyumva, wowe urimo wakira buno buhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Imana igukuyeho guhumana kose. Imana ihumanuye abana bawe, Imana ihumanuye urugo rwawe, Imana ihumanuye umuryango wawe, Imana ihumanuye akazi ukora, Imana ihumanuye business zawe, Imana ihumanuye ubucuruzi bwawe, Imana ihumanuye ibiganza byawe. Guhumana kose warahumanye, Imana ibigukuyeho. Akira umugisha w'Imana. Zamura ibiganza byawe ushimira Imana, ubwira Imana ngo ma, ndagushimira ko uhereye none uhumanuye ubuzima bwanjye. Uhereye none mu kwezi kwa gatandatu ndagushimira Mana ko uhumanuye ubuzima bwanjye, ko ubuzima bwanjye buhumanutse, ko urugo rwanjye ruhumanutse, ko abana banjye bahumanutse, ko ibiganza byanjye bihumanutse, ko umubiri wanjye uhumanutse. Haleluya, haleluya. Reka mbona abantu benshi mwandika ayo magambo muri comment aho ngaho, aho muri commentaire mujyemo mwandike, muvuge ngo twitwa runaka, nitwa runaka. Turashimira Imana ko uhereye none muri kuno kwezi kwa gatandatu, turashimira Imana ko wa Mana we
uhumanuye ubuzima bwacu. Turagushimira Yesu Kristo ko uhumanuye ingo zacu, ko uhumanuye abana bacu, ko uhumanuye imishinga yacu, ko uhumanuye bizinesi zacu, ko amaboko yacu, ibiganza byacu nabyo bihumanutse, tukaba tugiye gutangira kwakira ku mugisha w'Imana. Mwandike muri benshi mushimira Imana ko ibahumanuye, kuko ubwo n'ubuhanuzi buri mu kumanuka. Bisubiremo bwa kuno kwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Ngeze ku kindi kintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma ndi busorezeho, kubera ko buno buhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu ndimo ndabutanga mu byiciro. Iki cyari icyiciro cya kabiri, Imana ishimwe cyane. Harimo n'ikindi cyiciro cya gatatu nacyo nzatambutsa ku munsi w'ejo, Imana ishimwe cyane, nabyo muzabyumva. Rero nagira ngo nsoreze kuri iki kintu nacyo cya gatatu Imana yambwiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ese murahari? Mwo murabyakira? Muri kwakira murahari cyane muhari? Imana ishimwe cyane. Nizere ko muri kwakira iby'Imana irimo ivuga. Nizere ko muri kwakira iby'Imana iri kuvuga. Haleluya. Ikindi kintu cya gatatu, Imana iki kintu kimbwira, numvise umutima wanjye uguwe neza, numvise umutima wanjye unezerewe cyane nkimara kumva iki kintu ko Imana kinsobanuriye cyose. Imana irambwira ngo haguruka ugende, haguruka ugende. Uko kino kintu nkikubwiye ukibwira ubwoko bwanjye umaze igihe bunsenga bunyambaza, ubambwirire ngo muri uku kwezi kwa gatandatu batangiye, ngo Imana ije gusimbuza ahari umuvumo, Imana igiye kuhasimbuza umugisha. Ndasubiramo, ahari umuvumo iwawe, Imana ije kuhasimbuza umugisha. Aribwo Imana yampaye rino jambo riri mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Ngewe ubuhanuzi bwose mpanura, Imana icyo nyishimira nuko igenda impa ijambo ry'Imana ribuherekeza. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo riri mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, ibice 28, umurongo ni ugusoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho. Ubundi ahangaha niho ruzingiye ku murongo wa kabiri, ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho. Ryarize guhera muri kuno kwezi kwa gatandatu. Uriteguye? Umva uko Imana ivuze ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Kanayi prophesy. Imana ishimwe cyane. Uku kwezi kwa gatandatu mu mudugudu utuyemo ugiye kuhagirira umugisha. Hahandi wambariye umuvumo, hahandi bagusebeje, hahandi bakuvugaga nabi, hahandi watambukaga ngo karakennye, hahandi watambukaga ngo nagashomeri, hahandi watambukaga bakakwita amazina atari yawe, aho niho Imana muri uwo mudugudu, hahandi wasebeye, hahandi wambariye urubwa, aho niho Imana igiye kugaruka muri kuno kwezi kwa gatandatu ihaguhera umugisha. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, kuko Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mu kwezi kwa gatandatu ahari umuvumo, Imana ije kuhasimbuza umugisha. Dore ukuntu ijambo rivuze ngo ugiye kugirira umugisha mu mudugudu utuyemo. Bantu mwese munteze amatwi, bantu mwese muri mukunyumva, uku kwezi kwa gatandatu ndabihanuye, ndi umuhanuzi w'Imana. Mu midugudu mutuyemo mugiye kuhagirira imigisha, ugiye kwakirira umugisha mu mudugudu utuyemo. Mu gitondo urawubona, saa sita uzawubona, mu ijoro uzawubona. Umudugudu utuyemo sinzi aho utuye hariho, niwo uhazi, ariko muri uwo mudugudu utuyemo ugiye kuhagirira umugisha, ugiye kuhabonera Imana. Ku kwezi kwa gatandatu kuzasoza ari ubuhamya gusa, uhamya Imana, uvuga Imana, ushima Imana, ubwira Imana ngo Mana asante, warakoze kumpera umugisha mu mudugudu ntuyemo. Haleluya. Ngo uzagirira umugisha no mu mirima yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibyo byose birakubaho muri kuno kwezi kwa gatandatu. Reka nkomeze. Imana ishimwe cyane. Mbega ubuhanuzi buryoshye, mbega ubuhanuzi bwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe.
iyo Bibiliya ivuze imbuto zo mu nda yawe bisobanuye abana bawe. Sinzi niba warabyaye ufite abana, cyangwa se niba utaranabyara ariko uzabyara, uzagira abana, nawe uzagira umuryango. Abo bana uzabyara cyangwa se wabyaye bagiye kugira umugisha, bazagira umugisha. Imana izabashyiraho umugisha wayo, umugisha w'Imana uzababaho. Niba hari abana ufite, abana bawe bose muri kuno kwezi kwa gatandatu bagiye kubona umugisha w'Imana. Ahari umuvumo ku buzima bwabo, Imana ihasimbuje umugisha. Umuvumo wari ubariho, Imana iwubakuyeho, ihasimbuje umugisha. Hari umugisha uje mu bana bawe, hari umugisha Imana ishyize mu bana bawe. Guhera kuri iyi tariki, guhera uyu munsi wa none, Imana ishyize umugisha ku bana bawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo imbuto zo mu nda yawe zizagira umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Abantu mwese munkurikiye ntarakomeza, kuko ndenda no gusoza, ntarakomeza, ndagira ngo umuntu wese wihuje na buno buhanuzi, umuntu wese wakiriye buno buhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu bukomeje kugenda bumanuka, andikaho muri comment, wandikira Imana uyibwira uti Imana ndagushimira ko buno buhanuzi ari ubwanjye, nigiye uvuganye nanjye Mana, uvuganye nanjye Mana, uvuganye n'ubuzima bwanjye Mana. Ndagushimira ko ahari umuvumo ku buzima bwanjye uhasimbuje umugisha. Ndagushimira ko uhaye umugisha imbuto zo mu nda yanjye. Ndagushimira ko umpereye umugisha mu mudugudu ntuyemo. Oh, haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Mukomeze mwandike muri benshi aho muri comment mushimira Imana. Umva rero ahandi ukuntu havuga ngo hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Igitenga cyawe, iyo Bibiliya ivuze igitenga cyawe ni konte. Hari abantu bafite konte zabo bamaze gusinziriza. Banki yarayisinzirije kubera ko ntukibitsa, ntukibikuza, uheruka ufunguza konte ariko barakubuze. Kuri banki barakubuze, ntago bajya bakubona ujya kubitsa. Barayisinzirije kabisa konte yawe. Imana rero avuze ngo gutangirana na kuno kwezi kwa gatandatu, igitenga cyawe uvugiramo kigiye kugira umugisha. Konte yawe igiye kugira umugisha. Oh, haleluya. Subira kuri konte kubitsa mu izina rya Yesu. Mana ifunguye umugisha w'ubutunzi. Mana iguhaye amafaranga ku kwezi kwa gatandatu. Konte yawe izuzura amafaranga. Konte yawe uzabitsa cyane. Nta nubwo ari ukubikuza cyane, ahubwo uzabitsa cyane ku kwezi kwa gatandatu. Kandi babwize ukuri mwa bantu, nimutabyakira genda byakira mu izina rya Yesu. Nakiriye kubitsa cyane kuri konte yanjye muri kuno kwezi kwa gatandatu. Uwo mugisha Mana ndawakiriye. Aba bantu bankurikiye nibatabyakira genda byakiriye mu izina rya Yesu. Rata ntarasoza, abantu bakiriye uyu mugisha wo kubitsa cyane kuri konte zabo, wo kwakira umugisha kuri konte zabo muri kuno kwezi kwa gatandatu, bayihuje n'ubuhanuzi. Kuko ijambo riratubwiye ngo igitenga cyawe, konte yawe, igitenga cyawe kizuzura cyane muri kuno kwezi kwa gatandatu. Niba ubyakiriye, andika amazina yawe muri comment, ushima Imana, ubwira Imana ngo Mana giye buno buhanuzi niyo abandi batabwakira genda byakiriye Mana, giye nihuje nabwo ndabwakiriye buno buhanuzi Mana. Nakiriye umugisha w'amafaranga kuri konte yanjye Mana muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ndawakiriye uwo mugisha mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwabyakiriye, mwabyakiriye. Reka mbone ababyakiriye ari benshi. Ababyakiriye mwandike aho ngaho muri comment, mubwire Imana ko mubyakiriye. Muzamure za harura z'ubutsinzi, muserebre, mukomere Imana amashyi, muvugirize Imana impundu, maze Imana ibampere umugisha, maze Imana ibagirire neza. Ubu ni ubuhanuzi bwa kuno kwezi kwa gatandatu bumanukiye ubuzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nakira abantu bagiye gutera inkunga umurimo w'Imana. Byaba byiza unatangiranye uyu mugisha. Minota ntiyageze? Okay. Byaba byiza utangiranye uyu mugisha mu kwezi kwa gatandatu. Nongere subiremo, byaba byiza utangiranye uyu mugisha muri kuno kwezi kwa gatandatu, nawe ugatera inkunga umurimo w'Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo nitujye twibikira ubutunzi bwacu ngo mu ijuru, ngo aho inyenzi n'ingese bitagera. Ako kantu mvuze mwakumvise? Kubika ubutunzi bwacu, ngo bika ubutunzi bwawe mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitagera. Imana rero, Imana mbisubiremo, ikurebe, Imana ikwitegereze uko ugiye gutera inkunga uyu murimo w'Imana. Izakumpera umugisha muri uku kwezi kwa gatandatu dutangiye. Imana izahagarane nawe
Imana izakwiyereke, Imana iziyereka abana bawe, Imana iziyereka urugo rwawe, Imana iziyereka ubuzima bwawe. Uku kwezi uzakuboneremo umugisha mu buryo butangaje. Ndabikwifurije nk'umukozi w'Imana, uko urimo utera inkunga umurimo w'Imana, nawe Imana izagushyigikire, nawe Imana izakwiyereke, Imana izakuzamure, Imana izaguha umugisha mu buryo bufatika. Amen. Telefone rero ugiye gukoresha utera inkunga umurimo w'Imana ni 07 82 28 48 07 07 82 28 48 07. Iyo niyo nimero wakoresha utera inkunga umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha cyane pe, Imana iguha umugisha cyane. Utangiye neza ushyigikira umurimo w'Imana muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ukimara kohereza inkunga yawe, uhite unyoherereza ubutumwa bugufiya kuri SMS n'ubundi kuri iyo nimero, umbwira uti muhanuzi w'Imana, ngiye inkunga ntanze ku murimo w'Imana, nyaturaho umugisha w'Imana, nsabira umugisha w'Imana. Ndabikora, amavuta y'Imana mpagazemo ndakwaturaho umugisha kandi urawuhabwa mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, sinasoza ntababwiye ko mbakunda. Ndabakunda mwese. Shalom shalom, bye bye.